Twongeye kubaha ikaze mwe mudukurikiye kuri televiziyo. Amazina ni Dr Francis Habumugisha, inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwa muntu, nkuko nakoze public health ndetse n'imirire myiza y'abantu, nkongeraho na fitness instructions. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngufuri eshatu, ariko tuze kuvuga no ku mfunguzo eshatu. Ahari wowe udukurikiye waba urwaje benshi, waba waratakaje benshi mu muryango wawe, waba ufite ibibazo bitandukanye mu mubiri ariko utazi igisubizo. Ahari ubana n'indwara ariko ntuzi ngo ziturukahe. Ahari ubaho utishimye ariko ntuzi ngo umunezero wuzuye wavahe. Uyu munsi uraza kumenya byinshi ku bijyanye n'icyatumurama kandi igihe kirekire. Izi ngufuri eshatu ziraza kwibanda ku bitwica, ziraza kwibanda ku bitubuza amahoro n'umudendezo w'umubiri, cyangwa se kuba twarwaragurika. Kandi imfunguzo eshatu ziraza gusobanura icyakabaye igisubizo kuri ibyo bibazo tumaze kuvuga hejuru. Duhere ku ngufuri eshatu. Iya mbere ari nabyo bitera ibibazo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni ukuba hari ibyabura mu mubiri. Burya iyo hari ibyo wabuze urapfa, iyo hari ibyo wabuze mu mubiri urarwara, iyo hari ibyabuze kandi wakabaye ufite ugira ibibazo. Umubiri wakabaye hari ibyo ufite kandi byuzuye ku gipimo gihagije, kuba byagabanuka ni ikibazo. Iyo hari ibyabuze rero ugira ikibazo, kuko niyo bizamutse ugira ikibazo, ariko duhere ku gihe bijya bibura rimwe na rimwe. Umubiri w'umuntu ugizwe n'intungamubiri, vitamins, zishinzwe kurinda indwara n'ibindi bitandukanye. Iyo zibuze urarwaragurika. Indwara zitandukanye, waba mukuru waba muto, twese kimwe. Imyunyu ngugu, minerals, harabo tujya tupima twasanga imyunyu yaragabanutse mu mubiri, ati kandi umunyu nkurya. Hoya, y'imyunyu tuvuga ni za calcium, ni za phosphore, ni za zinc, kandi burose ufite icyo ukora mu mubiri wawe kugira ngo ubuzima bugende neza. Iyo hagabanutseho na gato, ibibazo biratangira. Yaba izi ntungamubiri twavuze zizwi nk'ama vitamins, yaba imyunyugugu twavuze izwi nka minerals, biba bikenewe mu mubiri kandi cyane. Iyo bibuze, ibibazo biratangira. Hari ibindi bishobora kubura ukagira ibibazo, ni ukubura amaraso. Mujya mubona abarwara anemi, kibaza ko nariye ibyongera amaraso, ko nanyoye ibyongera amaraso, guta amaraso yabuze. Isukari igiba nke, umuntu akagira iserera akitura hasi. Biba byaturutse he? Ni byinshi umubiri wacu ukenera, ariko wakabaye byibura rimwe mu mezi 3 ukoresha control, ukamenya ngo ese ibyo nakabaye mfite ni percent, ni kuri percentage zingahe, ni ibipimo hagati ya kangahe na kangahe, kandi ibyo mfite biri hehe. Ingufuri ya mbere twahereyeho yo kugira ibyo ubura bikagutera ibibazo, bikagutera indwara, icyo byatera ni kinini, namwe murabyumva. Hari ibyo wagenewe kuba ufite none byabuze. Twerekeze ku rufunguzo rw'iyo ngufuri. Ese ubundi nakabibonye biturutse? Ibi biva mu mirire yacu ya buri munsi. Ntabwo dukangurira abantu bose gufata indyo yuzuye. Harabumva indyo yuzuye bakanimbiriza isahane, yagera mu bukwe ari self service akarura kuri buri gisorori, ntasimbuka. Hari uhekenya inyama cyangwa ikindi akumva gikomeye akamira. Ese urumva mu gifu hari amenyo akomeye, hari ikintu gisya gikomeye kurenza amenyo? Imirire mibi ishobora gutera ibibazo, kuba wagira ibyubura kandi wari ubikeneye. So iyo tuvuze indyo yuzuye rero hagomba kuba harimo of course proteins, cyangwa se ibyubaka umubiri. Ibyo byubaka umubiri biva mu bintu byinshi bitandukanye, ni mu nyama zitukura, ni mu mata y'inshyushyu, ni muri soya, ni mu bishyimbo. Tukagira abantu inama ngo wibande ku bikomoka ku bimera kurenza ku bikomoka ku matungo niba ukeneye izi protein. Turi kubazibuza. Hari n'abarwara kuko hari ibyabaye byinshi, ariko turi kubagize ibyo babura. Aha turi ku ndyo yuzuye. Icya kabiri kitakabuzemo ni ibitera imbaraga, carbohydrates. Aha harimo ibinyabijumba, ibinyamisogwe n'ibinyamasukari. Ku ifunguro ryawe ntihakabuzeho ibinyabijumba. Ikijumba se, umwumbati, iteke, igikoro, ibirayi n'ibindi byose muzi bigira ibijumba. Ibinyamisogwe aho twavuga ibishyimbo, za soya, amashaza n'ibindi. Ibinyamasukari aho twavuga isukari yenyine, tukavuga n'ibindi byose biryoherera muzi birimo imbuto n'ibindi. Ibi nabyo umubiri urabikenera. Ni naho dukura bya bindi umubiri uba ukeneye kugira ngo umererwe neza. Mu ndyo yuzuye reka tuvugemo minerals and vitamins, cyangwa se imyunyungugu ndetse n'intungamubiri. Ibi biva mu mbuto n'imboga.
turabikeneye kandi ku rwego rwo hejuru. Hari abagabo, hari abapapa batarya imbuto, ababona imineke ngo yanga imineke n'iyinyoni, ngo imineke n'iy'abana, babona amapapayi, babona za watermelon, babona inanasi ngo ibi ni iby'abagore. Papa, oya, imbuto zirakenewe ku muntu uwo ari we wese, imbuto zirakenewe ku kigero cyose waba ufite cy'imyaka, kuko zirimo za ntungamubiri twavuze. Tukavuga ku mboga rwatsi, barahari batarisha, abapapa, abamama, nta ntaririsha, jye sinarya ibyatsi, mu mpakaboga bagira ubw'inyama bazitwerera izina ngo ni akaboga. Hari imboga, grains, vegetables, harazamwo inyanya, harazamwo amashu, harazamwo biringanya, harazamwo intoryi, harazamwo sereri, harazamwo karoti. Ariko uko mbitondoye ntabwo byose upfa gufata ngo urye. Hari ibiribwa ari bibisi, hari ibirya bihiye, hari iby'abagabo badakoraho byabatera ibibazo bindi, hari iby'abagore batapfa gufata. Byose bisaba kubanza ukamenya ibyo umubiri ukeneye kugira ngo umenye nuko wabikoresha. Aha ndavuga n'ibibika imbaraga, hazamo fats and oil cyangwa se ibinyamavuta, ndetse n'amavuta ubwayo, ndetse n'ibinure. Harabazi ko ibinure ari bibi, ariko ibinure ni byiza, nibyo bidufasha kubika imbaraga. Ikibi ni ibinure byarenze igipimo, nibyo biba bibi. Ibi mvuze niho dushobora gukura indyo yuzuye. Ariko mbibutse ikintu kimwe, ko imirire y'ubu, ibyinshi dufata, ibyinshi turya, usanga kenshi nabyo bitaratunganyijwe uko bikwiriye. Wabiriye ngo ubone bya bindi wari kubura bikaguhitana, ariko bya bindi uriye kuko bitujuje ubuziranenge, bya bindi uriye kuko birimo ibibazo, bitumye ahubwo ujya kwa muganga, utangira kwisukamo imiti, utangira gukoresha imiti. Ikibazo kivahe kuri iyi mirire rero, nuko akenshi abantu basigaye bahinga ariko bakoresha ibintu bishobora kwangiza ibyo bariye, chemicals. Nuko akenshi hari imiti dutera muri bya byo kurya irinda ubukoko, ariko nayo igira izindi ngaruka ku buzima bw'umuntu. Iriya miti irica, uko yica ubukoko nawe yaguhitana. N'abashaka kwiyahura benshi barayinywa iyo miti y'ubwo bwoko ndimo mvuga. Iyo miti yica ubukoko mu mashu, yica ubukoko mu nyanya, yica ubukoko mu bindi, uyinyoye yaguhitana. Za nyanya urya, za mboga urya, zirimo ya miti n'ubundi. Ndacyavuga ku mirire, hari abagerageza kurya ibyo mu bikombe bimaze igihe bipakinze, kunywa ibyo mu macupa bimaze igihe bipakinze. Wibuke ko hari igihe bashyiramo ibibirinda kugaga, nawe byahitana ubuzima bwawe. Bibitswe bite? Nkangurira abantu gukoresha ibiri naturel, imboga n'imbuto wihingiye mu karima kawe k'igikoni, nk'uko gahunda ya leta y'u Rwanda yabishyizeho, ikabisansibiriza, ikabikangurira n'abaturage bose. Ukigirira akamashini cyangwa akandi kantu kagukamurira za mbuto na za mboga, ukabona ji z'umwimerere bitangiritse, bitagiye mu iyo miti iri butuma utakaza ubuzima bwawe. Abagize ngo bari ibinyampeke, ati ndi kunywa urusobe rw'amafu, iki gikoma kiririshe, kirimwo ingano, kirimwo uburo, kirimwo ibigori, kirimwo soya. Come on, ifu wayibonye ute? Baseye n'ingasire, zirangasire zisya ziravunguka, amenyo arashira, ni ibyuma byavungukiye muri yafu. Urimo uranywa agafu k'ibigori kavanze n'ibyuma, urimo urarya agafarini kavanze n'ibyuma, urimo urafata agafu ka soya kavanze n'ibyuma. Ibi nabyo biri mu bitwica kubw'imirire izahaye. Babwire ko hari gahunda nziza ihari ku isi, ariko dushimira leta y'u Rwanda yatekereje ikabona ko ari ngombwa, hakajyaho iteka rya perezida wa repubulika rivuga ku bijyanye na food supplement cyangwa inyunganiramirire. Inyunganiramirire, kuko imirire ikeneye kunganirwa. Ese mugabo, mugore, rubyiruko, ujya wicara ukamenya ko imirire ikeneye kunganirwa. Imirire ikeneye kunganirwa kuko irakemangwa. Inyunganiramirire, food supplement, ziza kunganira imirire. Nutunganira imirire uzahora kwa muganga, nutunganira imirire uzarwaragurika, nutunganira imirire uzarwara indwara zikomoka ku kuba hari ibyabuze mu mubiri kuko utunganiye imirire. Mu nyunganiramirire harimo za anti-age zirinda gusaza, harimo ibirinda abana kugwingira, harimo ibifasha ku bwonko kurinda stress, depression n'ibindi. Muri izi nyunganiramirire habamwo izifasha ku misemburo y'abagore no ku misemburo y'abagabo. Muri izi nyunganiramirire habamo categories nyinshi. Aha twari ku ngufuri ibanza ivuga kugira ibyo ubura mu mubiri byari bikenewe bikakuviramo kurwara, bishobora kukuviramo n'urupfu. Tukabonye urufunguzo rwabyo kwa rukurya neza, ariko mbibutse ikintu kimwe: mbere yo kurya, mbere yo kunywa, ukeneye body assessment, full body assessment, tumenye niba icyo ubura mu mubiri kandi byari bikenewe.
nutritionist bamaze kugwira hano mu gihugu, natwe nibyo dukoramo, ariko mbere yo kurya abanza umenye ngo niba icyo ubura mu mubiri, niba icyo ukeneye denurye. Umuhanga yaravuze ngo ntabwo tubereyeho kurya, ahubwo turya kugira ngo tubeho. None se wibyo urya ninde nutritionist abikwandikiye, ninde muganga wabikwandikiye, cyangwa bwarakeye wumva ugomba gutangira kubirya? Undi yaravuze ngo reka ibyo kurya byawe bihinduka umuti wawe, bitabaye ibyo imiti yawe niyo izaba ibyo kurya. Usanga ugendana uruhago rw'imiti unywa mu gitondo nimugoroba byarakubereye nk'ibyo kurya. Reka ibyo kurya byawe bikubera umuti wawe. Ibisharira mu kanwa akenshi bigera mu nda bikaryoherera, ibiryoherera mu kanwa akenshi bigera mu nda bigasharira. Hitamo neza ibyo ugomba kurya. Abanyarwanda bo hambere nabo baciye umugani ngo amagara aramirwa ntamerwa. Burya amaga wayamera, inshakwa wazimera, imisatsi wayimera, inzara wazimera, ariko amagara barayamira. Nanjye ndongamo nti turi ibyo turya, we are what we eat. Mbere yo kurya rero icyari cyo cyose, hari igihe usanga umuntu azi ubwenge, umuntu yarize, umuntu asobanutse, yambaye ikote, akora mu ofisi nziza, n'umumama mwiza, n'umupapa mwiza, ariko akarya uko abishatse atari uko umubiri ubikeneye. Koza akakubaza maho ushaka duteka iki, ngo mwiyeranje. None se patro duteka iki, muteka ibihari. Ntabwo ibihari biraza guhuza n'ibyo umubiri wawe ukeneye. Ntabwo wafata imodoka ya mazutu ngo ushyiremo essence, no. Imodoka ya essence ntiwashyiramo mazutu, no. Ntabwo washyira urwagwa mu gatadoha ngo kake, no. Ibi byose n'umubiri w'umuntu ufite ibyagenewe kujyamo. Full body assessment bikenewe kugira ngo umenye ibyo ugomba kurya. Hari tools nutritionist bakoresha akakumenyera ibyabuze mu mubiri byose, akakugira inama uko byaboneka, uko wabibona, ukoresheje ibyo kurya bisanzwe, ukoresheje inyunganiramirire, ukoresheje amazi, ukoresheje n'ibyo kunywa bisanzwe, umubiri ukongera ukabona ibyo wari wabuze, ukabutandukanye n'indwara. Kwirinda biruta kwivuza. Ahari bakwandikiye imiti uzabaho ubuzima bwose, kuko hari ibyo wabuze mu mubiri, ariko ufatanyije iyo miti n'ibi ngibi turimo tukwigisha bijyanye n'imirire myiza, ukongera ibyaburaga, ingufuri wayimena burundu, hanyuma ukongera ukagira ubuzima bwiza. Turi ibyo turya, tugomba kurya neza kugira ngo tubeho neza. Urabaza umuntu uti none se, uti none ntimuteke ibirayi, inzoka yanjye ntikunda ibirayi, je ndya ibitoki. None se ugaburira inzoka mama? Ntabwo urya iby'inzoka yawe ushaka, ntabwo urya ibyo ukunda, urya ibyo umuganga yagutegetse, urya ibyo nutritionist yakwadvisinze agendeye ku byabuze. Ntabwo imirire igira yurira na groupe sange. Kushobora gusanga hari umusaza uhuje groupe sange n'umwana muto, ntabwo rero bazarya bimwe. Hari umudamu utwite uhuje groupe sange n'umusore cyangwa umukobwa ukiri muto, ntabwo bazarya bimwe. Bikeneye physical assessment, kumenya wabuze ibiki, byabuze ku kihe kigero, hanyuma ukigishwa uko wabibona, umubiri ukongera ukabibona. Muracyari kumwe nanjye Dr. Francis, inzobere mu bijyanye n'imibereho myiza, imirire ya muntu nkuko ari byo nize. Imirire nayize London mu kigo cyitwa Tech, kandi USA cyangwa muri Amerika nahakuye impamyabumenyi y'ikirenga PhD muri Public Health cyangwa se mu buzima rusange. Ibi ni ibintu mazemo imyaka 14 ntanga inama ku mirire, mfasha abantu kugira ubuzima bwiza. Abarenga 8,000 batunyuze imbere kandi bamaze kugira ubuzima bwiza. Karibu nawe. Icya kabiri ariyo ngufuri ya kabiri tuza kuvugaho, reka tuvuge kuba hari ibyabaye excess. Hari ibyabaye byinshi kandi umubiri utabikeneye. Buriya hari ibirenga igipimo bikaguhitana. Ibinure byabaye byinshi mu maraso, icyo bita blood fat. Cholesterol zabaye nyinshi mu mitsi, bad cholesterol. Ibinure byabaye byinshi mu mubiri, ufite ibinure ku mwijima, ufite ibinure mu mubiri muri rusange, bishobora gutera ibindi bibazo, ukagira ubuzima bubi, ukangirika. Ushobora kubyibuha ariko udafite excess fats rwose. Hari ibice bikimeze neza, umubiri wose uringaniye, ariko hari igice kigenda kikagira ibinure bikitekeramo. Icyo mujye mubipimisha cyane mumenye ese nta byabaye excess. Amasukari ajya arenga igipimo, atari uko wanyoye menshi kurusha abandi, oya. Metabolism ntikora neza, ikoreshwa ry'ibyinjira mu mubiri bidakoze neza biragenda biba byinshi, biristoka bikuviramo ibibazo.
acide urique zijya ziba nyinshi ushobora gutera na za gute. Toxine, uburozi, yaba ubwo bakoroze wariye kuko bubaho ukibwira ngo bwashizemo burimo, yaba buva muri ibi byo kurya turya navuze bidatunganyije birimo imiti bibitse igihe kirekire, yaba uburozi buturuka ku bikoresho biri electronique, computer, telefone, television, ubwo twita electromagnetic radiation, ibyo duhumeka, polluted air, polluted water, amazi tunywa atari meza, ibi byose biragenda bikongera ibintu mu mubiri bibi kandi bidakenewe. Excess y'ibi bimaze kuba byinshi bitera indwara nyinshi ntari burondore, ariko nyinshi wumve ngo nyinshi. Nkuko imodoka hari ibirometero igenda deni ikazajya muri vidange, ese bigiye gukora iki? Wongera ubyibaze. Ya mavuta yashaje agiye guhindurwa, ese umuntu niwe udakenera vidange? Moteri ikoze ku buryo hari uburyo igenda iyungurura, hari za filtre cyo kuvuga ngo umubiri uremye ku buryo ngo ubwawe uyungurura ngo ufite impyiko. Come on, n'imodoka habamo za filtre ziyungurura, ariko igihe kiragera vidange. Wakwibeshya ukarenza ibirometero udakoze vidange, uko bigenda murakuzi. Baravanga imodoka yagonze moteri, tagira ngo mbabwire uyu munsi ko n'umuntu ashobora kugonga moteri yatakoze vidange. Wanyoye imiti umwaka 2, 3, wasomye ku miti ubona effects zayo mu mubiri, ntiwakora body detox. Wakoze ahantu hari ibikoresho appareil electronique nyinshi zihari ama radiation mu minara, mu bigo, ku mascanner, ama telefone, ma computer, ntiwakora body detox. Wari ibyo kurya byinshi ariko ntiwafata inyunganiramirire zirimo izitwa za antioxidants zivana mu bwaburozi, buragenda bukubamo bwinshi. Wanyoye ibiyobyabwenge urabireka ariko ntiwavanamo bya bindi byabaye byinshi mu mubiri ngo bivemo, birakivanze n'amaraso. Wanyoye imiti myinshi iba myinshi mu mubiri, hari abayinywa abakobwa irenganyiza urubyaro bashaka bikababuza no kubyara benshi. Ukeneye body detox. Ufite virusi mu mubiri idakira, ubana nayo, uzabana nayo ubuzima bwose kandi byara buri munsi. Ukeneye body detox. Ubu ni uburyo bwashyizweho, kera byabagaho. Ababyeyi bacu bari bazi ubwenge kuko nibo batangije ibintu bitandukanye, bashyiragamo abantu bakabuka ibyitwa ikibindi, hari icyitwa igitagata kiri aho nize universities hirya mu bihugu by'abaturanyi, hari uruguryo za Gisenyi bita amashyuza. Ibi byose binashushanya cya kidendezi cy'Ibetesida, abantu biyubikagamo bakavamo bakize indwara, bakize ibibazo, bakavamo ari bazima. Detox. Hari ibyaje ubu bihari, sauna, steam, hydrotherapy, detox machine, hari kugomba kureba ngo niki kirimo kigiye gusohora bya bindi byabaye excess. Nujya muri Google asanga za essential oil, chamomile, lavender, lemongrass, eucalyptus, evening promising oil. Ubu ni ubwoko bw'ama essential oil buvuzi bukoresha impumuro, ushyira amavuta ukisiga gusa detox igakorwa, ushyira mu mazi ashyushye ukaryamamo detox igakorwa. Bath mineral salt ziva mu nyanja ipfuye, Dead Sea kubagenze mwarayisuye, nanjye ragize umugisha wo kuyigeraho, ivamo imyunyu ivura indwara zose. Imyunyu yavuye mu nyanja ipfuye, Dead Sea, hanyuma ukayishyira muri ayo mazi ashyushye ukaryamamo, hari uburyo bisohora imyanda mu mubiri. Ukabishyira muri ya steam ukayicana, hari uburyo bisohora imyanda mu mubiri. Umwana ibiyobyabwenge byaramwishe, uramujyana bakamukansoringa. Gukansoringa byari byo, ariko muri treatment akeneye harimo no kuyungurura. Iyo uvuze ngo umuntu yabaye imbata y'ikintu, aba yabaye imbata yacyo. Ari addicted ku biyobyabwenge, ari addicted ku nzoga, ari addicted kuri alcohol, akeneye detox. Hari n'imisemburo yidevelopye ituma ba addicted. Ibyo nabyo biri mu bisohoka mu mubiri iyo umushyize muri bwa buryo bwabigenewe bwinshi, no buryo bwinshi. Ariko ni karibu muri Good Rich Life Care, aho dukorana mu mujyi wa Kigali nyuma yo kwamakuza muri etage ya 3. Izo nimero ziri kuri ekrani zacu, waza ugakoresha detox, ubuzima bukagenda neza, byose bikagenda neza, ukongera ukaba mutaraga.
nsoreze ku ngufuri ya gatatu ariyo kuba hari ibyabaye navuze ibyabaye excess, navuze ibura mu mubiri. Ya gatatu no kuba hari ibice biri weak, biri inactive, bikora gake. Uyu munsi ushobora gusanga utarwaye wa mugabo we wa mugore we, ariko ukumva ufite intege nke, wabyuka ukumva ntushaka kubyuka, ukumva ntiwatwara imodoka ngo ugire Kampala ugaruke, ntiwajya Rusizi ngo ugaruke. Uri umuhinzi ariko urabyuka ukumva ntiwahinga ngo umubyizi uwurangize, urumva intege ari nkeya. Nuko umubiri wumva wacitse intege, niko n'ibice by'umubiri biba byacitse intege akenshi. Impyiko zikaba zitari gukora neza akazi kazo, umwijima ukaba utari gukora neza akazi kawo, ubwonko ukaba utari gukora neza akazi kabwo, reproductive n'ibindi bice bitandukanye. Ibi bice bitari gukora neza akazi kabyo rero byakuviramo ibibazo bikomeye, byakuviramo n'urupfu. Hari abajya bajya kwa muganga bapima bagasanga ni negative, ntacyo urwaye, kumbi ni ibice byatangiye gukora nabi, ibice byatangiye kuba weak. Iyo tuvuze umubiri ni urugendo. Njya ntungurwa no kubona umuntu ari hariya azi ibice byose bigize kamera zuko bayoperating arashwanyaguza akayiteranya, azi ibice bigize imodoka zuko bayoperating arashwanyaguza agateranya, azi ibice bigize imbunda niba ari wo mwuga we, azi ibice, ariko ibice by'umubiri we ntago abizi, ntabwo azi icyo yakora ngo ubuzima bugende neza. Ibi bice bibaye weak, inactive, indwara ziratangira, ibibazo biratangira. Umubiri waremwe ugomba guhererekanya, gukorana, ariko byose biri ku izingiro, icyo bita selile cyangwa cell, ingirangingo, akantu gato cyane katabonwa n'amaso, kabonwa na za microscope. Iyo ukangura cells, kuko iyo zihuje zikora tisi zakwihuza zigakora organ, nuko impyiko iboneka, amara, umwijima, umutima, prostate, igifu n'ibindi. Ibi byakwihuza bigakora inzungano. Selile rishobora gupfa, organ ikangirika, bigahereza n'urwungano, ugasanga urwungano nyamaraso ntirugikora neza akazi karwo, imivuduko y'amaraso igatangira n'ibindi. Usanga metabolism ntigikora neza akazi kayo, umubyibuho ukabije, diabete, gutakaza ibiro bigatangira. Usanga reproductive system, urwungano rw'imyororokere ntirugikora neza, umugabo umugore kubyara bikaba intambara n'ibindi bibazo byose bifataho. Ugasanga urwungano rw'itumanaho ry'umubiri nervous system ntirugikora neza akazi karwo, ubwonko, urutirigongo, nerves z'umubiri wapi, bamwe bijya bibaviraho no kugira za stroke, ugasanga bitumye batakaza n'ubuzima cyangwa bakaba paralysis. Ugasanga urwungano rusohora imyanda, urwungano rw'inkari, urinary system ntigikora neza, impyiko, imiyobora nkari, imisohora nkari n'ibindi bice byose biraho, uruhago. Ugasanga urwungano rw'amagufwa, imikaya n'ingingo, musculoskeletal system, amagufwa ntameze neza, mu ngingo aho urira ntihameze neza, ubuzima bugatangira kwangirika. So ugasanga inyama zo mu nda ntizigikora akazi kazo uko bikwiriye. Respiratory system wapi, urwungano rw'ubuhumekero, bihaha wapi, sinus, imitsi y'igihanga wapi. Ngiki icyangiza ubuzima bw'abantu no kutamenya, hakazamo no kutitegeka, ariko hakazamo n'ubukene. Umunsi birakwiye ngo umenye ko ugomba gukangura selule, cells zikaba nzima zigaha tissue, tissue zikaba nzima zigaha organ, organ zigaha system, ukongera ukaba mutaraga. Wakanguye ibice by'umubiri byawe byari byarasinziriye, wakanguye ibi bice byacumbagiraga, wakanguye ibi bice bitakoraga neza akazi kabyo, urongera ukamera neza. Iyi ni ingufuri ya gatatu. Urufunguzo rwayo nongere ndubabwire, mu gukangura ibice by'umubiri bisinziriye hari abibwira ko ari siporo. No, siporo ituma bidasinzira, byamaze gusinzira siyo. Iyo umubiri wamaze gusinzira ukeneye ibyitwa fitness machines zikangura ibice byabaye inactive bikongera bikaba active. Siporo ni ngombwa, ariko kuba taragira ibibazo bikomeye nk'ibyo, kuko hari n'ababa baragize ibibazo bikomeye bakora siporo bataratangira kubimaintaininga, ahubwo ikabahuhura. Tuvuge kuri massage,
ese nimuzi mwese akamaro ka massage? Gufungura imitsi yari ifunganya amaraso agatembera. Ese ko wagize blood clots, ese massage yakuramo ikibumbe mu maraso? No, amaraso yavuze wagize blood clots. Sinye ziragaragara, uri umudamu uri umukobwa nawe bakunda kubyibuha, yakanda ku mubiri akajya mu bintu by'ibipfurugunya. Nukora massage imitsi gafunguka na cya kibumbe kirabona inzira kigende. Wari waratinze gupfa kuko icyo kibumbe gihagaze hamwe, nikigera kuri valve z'umutima zishobora gufunga zigatinda gufunga, cyangwa zafungura zigatinda gufunga ukagira heart attack. Be careful, ugomba kwitonda kandi cyane. Mvuge ko bagabo bakoresha imiti ishitura yongera ubushake bwa hato na hato, biba bishobora kubatera ibibazo bitandukanye birimo kubyimba imitsi y'ubwonko ikaba yanaturika. Mu gukangura ibice by'umubiri bisinziriye ukeneye physical assessment. Wamara kumenya ibyangiritse ukeneye personal fitness test, ukamenya siporo wakora nizihe. Nyuma yo gukangura umubiri nakora izihe siporo? Uburyo bwinshi bwo gukangura umubiri buzamo fitness machines, buzamo reflexology, buzamo deep tissue massage, buzamo deep heat massage n'ubundi butandukanye. Reka nsoreze rero kuri siporo, kandi ni nziza cyane. Mbwire n'aba gym instructor bagenzi banjye ko siporo atari ugupfa gukoresha, hari ibyo bita contraindication. Hari abatemerewe siporo completely, abatwite inda zikiri nto, abafite amagufwa yatandukanye. Kuko mbere yo gukora siporo ugomba gukoresha personal fitness test. Ushobora kubyuka ukajya guterura ibyuma kandi umutima warabyimbye noneho ugahagarara. Ushobora kubyuka ukajya gukora abdominal ngo indiveho waragize slip disc, amagufwa yarabisikanye noneho akabisikana kurushaho. Ushobora kubyuka ukajya kunyonga igare, ni siporo nziza, hanyuma amavi agakora naho cartilage irashizemo mu mavi. Ushobora kubyuka ukajya mu mazi koga ugira cramps, imbwa zikagufatiramo ukaroha mukabura n'ubuzima bwawe. Mbere ya siporo iyo ariyo yose ukeneye physical assessment cyangwa se personal fitness test. Tubabwira ko muri Good Rich Life Care rya shuri rigihari ryigisha gym and fitness instructions, ukahava ushobora kuba good gym and fitness instructor. Tubabwira ko n'izindi courses zitandukanye twafunguye, abanyeshuri bari kwiyandikisha. Kabari ikigo cyabonye ibyangombwa muri 2014 kibihawe n'icyahoze ari WDA. Ubu tukaba dufite ibyangombwa kuva icyo gihe kugeza n'ubu tumaze gutraininga benshi. Ushaka kuba maseze mwiza, karibu. Ushaka kuba gym and fitness instructor, karibu. Nosiyo kubijyanye n'imirire myiza, karibu. Turi mu mujyi wa Kigali nyuma yo kwa Makuza kuri etage bita Mateus House. Uciye munsi yo kwa Makuza nkujya ku iposta ukareba inzu iteganye no kwa Makuza, hejuru muri etage ya 3 uzabona Good Rich Life Care, aho dukorera mu gutanga inama. Ntabwo nagenda ntavuze ku bibazo bikomeye byo bifata mu mutwe, mental health, kuko abantu benshi ubu bafite ibyo bibazo. Ubushakashatsi ibyakozwe na RBC mu gihe gishize berekanye ko 40.5% muri Kigali bafite ibibazo byo mu mutwe, mental health problem. Harimo za anxiety, harimo stress, harimo trauma, harimo byinshi, depression. Twabashyiriyeho programu ya hearing and hearing free of charge, ku buntu utishyuwe n'igiceri. Uza muri Good Rich Life Care tukakumva, tukakuganiriza, kandi bizagenda neza. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Bibutse ko twavuze ku ngufu 3 ndetse n'imfunguzo 3 kubagira ibyo babura mu mubiri, ko duhari kubagira inama ku mirire myiza bakabona ibyo bari barabuze bagatandukana n'indwara burundu, kubagira ibyabaye excess mu mubiri kabatera ibibazo, ko system ya detoxification ihari mu kigo cyacu kuramo ibidakenewe ndetse igatwikana n'ibyo bidakenewe, kandi kubagira ibice biri weak, biri inactive, bigatuma umubiri udashobora gukora akazi kawo, kibikangura ibice by'umubiri byasinziriye bihari kandi cyane. Mbere yo kurya, mbere yo gukora siporo, mbere yo kunywa, mbere yo gukora icyo aricyo cyose, ukeneye personal fitness test, ukeneye physical assessment, ukeneye full body assessment. Nari Dr. Francis Habumugisha, inzobere mu bijyanye n'imibereho myiza ya muntu, inzobere mu bijyanye n'imirire mu kigo Good Rich Life Care. Tubahaye ikaze, turabakunda cyane. Wabaza kuri izo nimero ku bisobanuro byose wakenera. Bye bye.